Kuwa gatandatu Kigali Pele Stadium abantu bari bategereje ko yakira umukino w'ijonjora ry'ibanze, umukino ubanza mu rugendo rwo gushaka itike yo kujya mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sports yari imaze iminsi rwose ikumbuye kwinjira muri uru rugendo. No mukino yakira ikipe ya Singida, no mukino turi bwinjiramo kuko ikipe ya Rayon Sports yatsinzwe na Singida Black Stars igitego 1-0, ariko buriya mbere yuko twinjira mu mukino rugaju abareyo baba bategereje cyane rwose uyu mukino, barabizi ko wabaye, bazi ko wagenze, bagomba no kwitegura guherekeza ikipe yabo. Turaza kubigarukaho kujya mu gihugu cya Tanzania kwishyigikira. Ariko Zandani zitubwira iki mbere y'uyu mukino? Zandani na Zasiri byombi bigomba kuba bihari. None ugiye guhera kuzihe? Reka duhere kuri Zandani. Zasiri zitakujya. Turagira ngo tujyane n'abareyo tubanza tubapdatinge ibintu bihari mwagiye mubona kugira ngo tujye muri game analysis byibura ayo makuru muyafite ameze neza cyane. Ubwo abareyo mutangire mu manure ya mitima bururu n'umweru kuri za YouTube, kuri FM mubwirane yuko ubu twamaze kwinjira muri Murera. Bose umenya bakurikiye bucece. Oya bari kuza ndabona ari 6,600. Oya ndavuga ko utwo dutima nyine ndabona ari ya APR cyane, ndabona ari umukara n'umweru abare batinye. Bari kubabyina ku mubyimba, bari kubakina ku rugendo rya Dar es Salaam. Abare batiye rero ndapfuye ndajyaye. N'ubwa mbere mbonye abare bakona. Umva benshi ngo ko mutatubwira Singida twarazwe n'ababye. Amakuru ya Singida yacu bimeze bite? Mumanuke twinjiye sasa. Rigoga ku munsi w'ejo, reka mere muri Rayon Sports y'abagore twihuta. Ku munsi w'ejo habaye ibirori byo kwakira iriya kipe y'abagore ya Rayon Sports yitwaye neza mu by'ukuri muri Kenya, nubwo batabasha gutwara igikombe bagatsindirwa kuri finale. Mu birori oya mu birori ntago narindi amakuru nawe yakugezeho. Ariko ubwo ngubwo nayinohereje y'umuntu kugira ngo gushakire Zandani cyangwa ni Zasiri. Izo ni Zandani. Zandani ni ukumenya ko byabaye, Zasiri ni ibyavugiwemo. Ibyo rero mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga ko bakoze ibyo birori byo kubakira. Zasiri zikatubwira yuko buriya hari famiye muri za famiye 12 bubakiye mu Kagera kwa Muvunyi zateguraga imikino ya Rayon Sports zishize. Hari famiye imwe yasigaye bise famiye Rutsiro. Bahise famiye Rutsiro kuko bamaze gukora amafamiye, iyo famiye yahise ifata match ya Rutsiro irayitegura. Ni famiye ikomeye irimo se wabo na Gacinya, nibwo nemeye ko Bureyo buvukanwa buryo, witwa Jean Baptiste. Arimo hakamo Dr Norbert, hakamo na Haji Kanyabugabo wa mugabo Rayon Sports yari beremo ibiceri umwe wanayireze. Ariko mu makuru nanone namenye muri 35 yamuhaye 10 hasigamo 25, ariko ntibibuza ko yihana ubundi. We rero nabo bafatanyije nari ngarutseho bakusanyije miliyoni 4. Baravuga bati turazishyikiriza abakobwa. Hanyuma Rayon Sports ubwo ni igice cya association birumvikana cyo na Tade no bakusanyisha 3 n'igice ziba 7 n'igice. Federation yari yabemereye miliyoni 5, murabyibuka. Fabrice yatanze 2 n'igice, abandi bakora muri Mexico batanga 2 n'igice, ubwo ne 5. Ubwo uteranyije ni miliyoni 12 n'ibihumbi 500. Enye ziyo famiye Rutsiro. Iyo famiye Rutsiro ne yaguze Ive uriya Rutahizamu Rayon Sports. Nawe basigaye baramwise Rutsiro. Aguze iyo famiye twahuri hano turi kujya kuri match y'Ingoma. Babwira Axel bati ariko uyu mwana ko twatanze amafaranga yo kumugura bakabatamusinyisha. Kuko barabagabo batavuga n'izina. Basa Axel basi bari kuvugana. Bati uyu mwana ko amafaranga twamaze kuyatanga. Ubwo ni muri cya gihe twibazaga impamvu aterekanwa Ive. Icyo gihe Gacinya yaravugaga ati mureke tuzane Mugunga. Tadatari ko ari abantu bemeye kugura umukinnyi, turagura umukinnyi gute kandi hari undi wemeye kutugura kandi bari kuri post. So ubwo urumva rero iyo famiye iyo yitwa Rutsiro ni famiye ikomeye cyane. Izo miliyoni 4 zabo gushyira 3 n'igice za Rayon zikaba 7 n'igice, gushyira 5 zavuye muri federation ziba 12 n'igice. Yari delegation y'abantu 31 bagabanye izo miliyoni 12 n'ibihumbi 500. Buri mwana w'umukobwa wawe prime cyangwa se agashimwe k'ibihumbi 403. Wow, ni ikintu cyiza pe. 403 by'amanyarwanda. 3 birenga ariko urabyumva. Ntabwo byabura. 3. Ubwo rero aba bana b'abakobwa n'umutoza wabo babwiye perezida bati ni byiza muradushimiye ariko mudushakira abataka 2. Murabizi ko Kaboy yagiye gukina muri Tanzania.
ati uko byagenze muri iyi sekafa twarushijwe ubusatirizi gusa, bemeye ko bagomba kubashakira abataka babiri kandi ngo ntabwo ari abanyarwandakazi kuko abeza b'abanyarwanda bari muri Rayon. Rayon igomba kujya ku isoko ry'abanyamahanga babiri b'abataka babandi bateye ubwoba bagomba kuza bakora diferanse. Kwa munyamara waracyarimo witwa Marie Chavinga, nawe banza batamufite. Chavinga yaragiye, nawe yaragiye, ubwo rero gutakaza Kaboyi na Chavinga kagenda, bagomba rero gushaka abasimbura ubusatiriziya. Ubwo rero na payroll igomba kuziyongeraho kuko bahembwaga miliyoni 6,500 by'umushahara buri kwezi, ubwo agomba kwiyongeraho. Ubundi Rayon Sport y'abagore ngo buri kwezi itwara miliyoni 10, sina menshi rwose ugereranyije n'uburyo yabaga bihenda, aya ntabwo ari menshi cyane. Hanyuma ubwo Rayon Sport y'abagore ndabashimiye, ninjiye muri Rayon y'abagabo mbere no kujya muri game analysis. Abantu bagiye kubona babona liste zirasohotse, Abedi ntabanjemo, Abedi ntari no kubasimbura, baribaza bati Abedi byagenze bite? Bati ko wasiri ku kiganiro cyakozwe hano kwa gatandatu avugaga yuko ahari 100%. No ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport mu bantu bari batangaje badahari ntiyararimo. Reka rero mbabwire ukuntu ibintu bya Abedi byagenze. Ubundi Abedi ava muri equipe nationale y'u Burundi, muri equipe nationale yari afite akaburesire munsi y'ikirenge ku gatsintsino, yari afitemo ukuntu yaribwaga ariko bagerageza kubivura biroroha. Noneho bamushyiramo kuri match ya Kiyovu, niyo mpamvu yasimbuye kuri Kiyovu atabanjemo. Hanyuma bamukubita hano ku mfundiko inyuma nyine ku kuguru kw'ibumoso, no muri mfundiko z'ibinyuma ku kuguru kw'ibumoso. Iyo mfundiko rero barayikubise kwa kundi nk'umukinnyi mugongana gukandagizaho godiyo, arababara cyane mu mfundiko w'ibumoso. Kandi Abedi kuna kina kunda guproteja akoresheje kara kaguru k'ibumoso, ari kuna gatambika adversaire akaza gakubitaho kuri kuna komeye. Noneho bakandagiyeho yashinzemo amenya gutyo, urumva ko yisababasha. Noneho Abedi amaze kubabara muri mfundiko w'ibumoso, bagerageje kumuvura. Umuganga wa Rayon Sport aravuga ati hari pomade usiga ku mfundiko, iyo pomade hari n'ibininanywa bigabanya ububabare ku buryo arakina match karangira ububabare akabwumva nyuma. Ariko ngo yarangije match nyine bya binini bimaze kumushiramo na ya pomade imaze gusa nivamo, mererwa nabi. Ewan uribwa nk'umuntu bari kubaga. Abedi ngo babyumvikana n'umuganga ko bazakora ibyo, ariko imyitozo ya nyuma yikoraho gato ntiyayisoza. Hanyuma ku munsi nyirizina wa match kwa gatandatu ku isaha y'isa sita bagiye gukora icyo bita liste. Coach yahamagaye Abedi baraganira ari babiri iminota nk'icumi nta wundi muntu uhari, birangira coach avuze ati Abedi ntari muri equipe turi bukoresha kuri iyi match. Abantu bakavuga yuko Abedi yamubwiye yuko akiri kubabara atari yumva neza. Coach aramubwira ati niba utiyumva neza aho kukurisa reka tukubikire match ya retour muri Tanzania. Emery Bayisenge birasa naho yamaze gukira ku buryo amahirwe yuko azakina muri Tanzania ahari ari menshi. N'ubundi Emery we n'ubundi yaravugaga ati nje nagakinnye no kuri match ibanza, nawe coach yanga kumurisikara batoya, we yashatse no guhera kuri Kiyovu. Yego coach abatoya nje nshaka umuntu uri fit 100%, umuntu niba yumva atiyumva neza hari hakirimo utubazo nabanze agende yivuze akire. Emery muri Tanzania ashobora kuzaboneka. Abantu bibajije kuri Rutahizamu Ndikumana wavunitse ukuboko. Ubundi mu baganga bavuga yuko icyabaye yagize icyo bita fracture complet ya imeris. Imeris ni igufwa riri ruguru y'inkokora, iri gufwa rinini dufite riza nyine rikazamuka rikagera hano ku rutugu. Uraribona rino rirerire. Ubundi hari amagufwa abiri ari hano uvuye ku nkokora kumanuka hasi ku kiganza. Hari amagufwa abiri nyine, iryitwa radius n'iryitwa cubitus. Ayo magufwa abiri niyo aza akagera hano mu nkokora. Iyo ageze mu nkokora afatana n'irindi gufwa rihera mu nkokora rizamuka rikagera hano ku rutugu. Iryo niryo bita imeris. Iyo gufarira riba ku mubiri w'umuntu reka. Imeris yagize icyo bita fracture complet, ryaravunitse. Buriya risumbira iryo mwitako nkoresha ikinyarwanda. Imeris niyo ndende. Yego. Hagati ya femire na imeris
imerisi niyo ndende ndabyibuka neza ko ari imerisi aba nibeshye ariko ubwo rero ni biyoloji yongeyeho nta kibazo niba wanibeshye riri mu magufwa maremare rwose riri mu magufwa maremare atatu reka dufatira n'ibinakomera ushyire hatanu rizamo ryisangemo kwibeshya n'ibya muntu cekinga baza Google nusanga ari irya 10 urishyira muri top 10 rero iyi fracture complet mu yandi magambo haba habaye icyo bita nyine gukonyoka kwigufwa gukonyoka uyu muhungu rero yavunitse ate ari nabyo ngiye kujyamo uyu muhungu yarahagaze hagati y'abadefenseri babiri ba Singida Kennedy Juma na Bitra bro yitwa Anthony Trabitra ni umusore w'umuhanga cyane yego none cyabaye nepo barasimbutse kwa kundi uzi ko iyo musimbutse mukurikiye umupira mu kirere umuntu asa n'urambuye amaboko cyangwa se ukuboko inyoni uri gusimuka mu kirere femire niyo ndende femire nanjye numvaga ko kantu narakize femire yo mwita ko niyo ndende nakubwiye ko iri muri atatu oya ni irya kabiri medicine irya kabiri umvikana muri kwa gusimbuka rero ari kumwe n'abadefenseri babiri urabona hari ukuntu usimbuka usa n'urambuye ukuboko cy'amaboko umuvandimwe w'ikipe ya Singida yabaye nawe nk'uwasimbutse noneho amaboko yabo asa n'asobekeranye yabaye nk'umwinjizamo ukuboko reka mbyite gutya no mu kumwinjizamo ukuboko barebaga muri direction zitandukanye umukinnyi wari yashaka gusa n'uhindukira nka kwa kundi ukurikiye balo deje umuntu yabaye nk'ugusobeka ukuboko kwawe nuko yasobekeranye sobeka nk'inka nk'amaguru ni nka ukuboko kwawe yagusobetse ariko we direction yagumye muri imwe icyerekezo we ari kureba imbere we ntari mu moving ni nka umuntu yaba yagufashe nka umuntu yakunigisha ukuboko akagushyiramo ijosi nyine yaguhiniye hano mu nkokora wowe ukaba ushaka nko guhindukiza ijosi ngo umurebe uri kureba imbere yakuniza guturutse inyuma ugashaka guhindukira iyo bikoze akantu gahita gaturika iyo ushatse guhindukira iyo yakanyaze birumvikana imitsi iturika ijosi siko bigenda niko bigenda rwose rero nawe ukuboko kwe yasimbutse mugenzi we agufata kwa kundi basimbutse atabishaka amaboko arasobekeranya undi rero ashaka guhindukira ko biba byihuse cyane mu gushaka guhindukira ukuboko kwe iryo gufwa rita rikonyoka urumva yakoze movement ari mu kirere kandi ukuboko bisa naho baguhambiriye noneho kwa kundi yashatse kukumuvingisha igufwa rita riturika ahita agwa hasi mu kugwa hasi rero ariko sinakunze fair play yabo bose bahise bazaba yego harimo na captain ya Ucho bahise bamwegera nyine ni nabo bahamagara abaganga kuko arbitre ntiyari yabibonye yarabatatse cyane kandi urebye ku ruremaze umwanya bari gucokozanya bagongana cyane ubona ko imatch y'amahande ntabwo ariko bitwaye kubera ko bahise babibona ko bishoboka cyane ko harimo ikibazo gikomeye gasa no kahindukira n'abakinnyi bakuru bahise babishyira ku ruhande n'abahamagara abaganga bwa mbere icyo bakoze uriya mwanya rero rigoga bafashe bageze ku bitaro bya Nyarugenge bavuze ko batahita bamubaga ahubwo bamushyizeho isima nibyo kugira ngo bastabilize igufwa gusa ariko agomba kubagwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri uyu munsi ararara mu bitaro by'i Kanombe hanyuma muhabura ni hari bamufate ibizamini buranga umuntu bagiye kubaga ngo babanza kureba niba nta zindi ndwara zikomeye ufite kuko ngufite nk'indwara zo mu maraso bura ntago bapfa kubaga umuntu ufite nk'izindi ndwara zo mu maraso hari igihe bahita upfa kabisa baranareba nyine nimba wenda ufite nka diabete bakabanza gustabiliza umuvuduko w'umutima nyine bakora check up y'umubiri wose bavuga ko buriya ngo imvune nicyo kintu cya mbere ngo gitwara umwuka mwinshi imvune y'igufwa ngo gitwara umwuka mwinshi ibintu by'ubuvuzi biratangaje bamara igihe kinini se buriya umuntu wavunitse igufwa atagize amahirwe uzareba hari n'igihe bahita bongera n'umwuka biba biri likely yuko kubera imbaraga ubwonko buri gukoresha nyine bwita kuri ubwo bubabare buhari hari igihe nyine ushobora no kubura oxygen ugapfa burundu nyine uburyo bwo guhumeka bukanga so baraza rero kumurarana bamupime nabona ibintu byose ari ibizima mu mubiri bimeze neza cyangwa se niba ari ibyo banamufashe ejo azabagwe kubagwa byo ni itegeko hanyuma nabajije umuganga ubaga arambwira ati igihe gito gishoboka ni amezi 4 yavuze ati kubagwa bisaba amezi 3 kugira ngo akire hanyuma rehabilitation ari nakakora imyitozo nukundi kwezi yambwiye ati Rayon Sport uku kwezi
turimo kwa cyenda babare yuko umukinnyi bazamubona byibura muri returu ukwa mbere kurangira. aciye ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko kuri X yavuze ngo nshobora kumara amezi 3 ndi hanze kubera imvune nagize ku mukino waduhuje n'ikipe ya Singida. Ati ntabwo ari byo bintu nifuzaga, ati kuko nifuzaga gufasha ikipe yanjye, ati ariko nyine buri kintu kibaho kubw'impamvu, ati ndizera ko nzagaruka vuba. Imana imufasha